abanyarwanda twese muze twigire twiheshe agaciro twiteze imbere ubwo rero ni ngwino hano ariko nukora amanyanga ndakumerera nawe ubwo raho turushya kandi ari uri mu makosa urabyishyura. Nitwa Tamba Samuel navuye Kanombe najeje wundi mfite icyo kibazo kiremereye maranye iminsi nahawe ubutaka mu 2002 n'umuntu nakoreraga. Nabuhawe nani? Nabuhaye na Dera. Wabuhawe n'umuntu? Nabuhawe n'umuntu. Umuntu yaguhaye ubutaka? Yamuhaye ubutaka. Ntabwo ari leta? Ntabwo ari leta. Ndubaka 2006 muri 2014 nubwo umuhungu yaje kunkuramo ngo nimvemo kandi barahamaye narubatse aza mu nteko y'umuganda arabivuga umuganda yarubatse ati umuntu yarubatse ntabwo apfa kumukuramo muramwishyura cyangwa mu muhingo uranajya handi arakomeza ajya mu nzego z'umurenge n'akagari karaje n'umurenge ntahari no kuba Perezida wa Repubulika nagiye gushaka ikirakabaza saa 12 n'igice ibintu byanjye baraza barafata bijugunya hanze ntahari ntabazwa n'abantu ndahagera nsanga bazanye imodoka kubipakira ndatabaza ahantu hose mu muntu wantabara ndangije ibintu bihagaze imbere bazana polisi zasiye ku murenge zose ziza aho ngaho bati ibintu turabitwara nawe tugufunge no kuba Perezida wa Repubulika nuko habaye abaturage. Murakoze kwa Perezida wa Repubulika kandi yengoyo igihe twari Rubavu yaraje ni nawe namuboneye muha contact zanjye acaza kunshaka ndi mu manama ndabura aho mpugukiye ndamuhamagaraza mubiri wanjye turicara ambwira ikibazo cye ni umuntu yakoreye nkuko abivuga umukecuru aramubwira ngo nazingazinga akazu kwisambuye icyambere yabikoze bitubahije amategeko ari akajagare icyakabiri uwo mukecuru avuga ntago yigeze amuha ubutaka kuko nashakishije naho bemeranyije naho basinyanye mutamba twaricaranye turabiganira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nza gukurikirana ibyo ari mwavuga ngo bamujugunye hanze nkuko umubona yabaye stabone birinda ubwo bahamukura icyambere basenya akazu kubera kari akajagari icyakabiri umukecuru avuga ati jewe iyi ni isambu yanjye n'umuhungu bavuga namwanditseho buri ko uyu nguyu nta cyangombwa nari nabimubajije arakibura icyakabiri tumaze kumvikana tumaze kubiganira yarambwiye ati ndakennye ndabibwira nti niba ukennye dufasha abakene genda ujye mu mudugudu wawe wapuruvinge ku kennye uze tugufashe nk'umukene siko twabyumvikanye Tamba ariko mwumva umuntu ukennye ubona amafaranga yo kuza karara mu rogi Tamba ndakeka yuko wagiye no ku mudugudu muramubona uko ahagaze aracyafite imbaraga bagasanga utari muri za kategori zigomba gufashwa aricyo gituma utazanye icyangombwa ngo tugufashe nk'umukene nicyo ngicyo navuganye kwa Perezida wa Repubulika. Abandi umwana wasigaye njyenyine n'umuryango wose amahirwe mbonye ndanezerewe bindutira kubona data kuko kenshi narabifuje ndafungwa. Komeza ugere ku kibazo cyawe iravuga. Ikibazo mfite ni amasambu yaho mvuka. Ubuyobozi bwarayanyimye ubu nkora akazi k'ubuyaya narerewe muri Oferi na Kunyundo umupolisi wantwaye nawe amaze kwishyuza imitungo aranjugunya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni hehe nikizwe nanda abayobozi wakigejeje na muyobozi utakizi meya arakizi no kuri TV1 nakigejeje meya ari hehe ari hano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikibazo cy'umwana naragikurikiranye nkuko meya yabivuze hari amasambu yagurishijwe na se yagurishijwe hagati ya 87 na 92 ayo ngayo aravuga ngo nayo nibayamusubiza. Hari amasambu yagurishije avugishije ukuri ayagurisha agifite imyaka mito ayo masambu akarere kayatse n'abayaguze katabahaye ingurane karayamusubiza arayafite kandi ari wowe wanayagurishije ari nawe wayagurishije niba mbeshya ambeshyuze hano. Icya gatatu harandi ayo ngayo bavugaga
barimo bagishaka gukuramo abaturage bari barayaguze. Hari nayo mu cyumweru gishize baguhamagaye bakwereka n'impapuro bazihinduye wanga kuyakira uvuga ngo urashaka ngo cyetse nibaguha na yandi yaso yagurishije. Aristable nararuhanya. Ubu turaza kubikemura nabyo isubirire ubu tuzagera nari ahubwo arimo abaturage bashaka kubakuramo nayo ngira ngo babarekeremo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kumpa ijambo. ubu mu ndeba mpagaze ahangaha nitwa Mukarugaba Odeta, nkaba ndi umupfakazi w'imfubyi 8, nkaba mfite umutungo nambuwe uri i Kigali. Umugabo wanjye yahaye witwa Nsengiyumva Daniel uburenganzira bwo kumukurikiranira inzu iri i Kigali mu mudugudu wa Buhoro, akagari ka Nyakabanda, umurenge wa Nyakabanda, akarere ka Nyarugenge. Icyo kibazo ubwo basuraga akarere mu cyahoze ari Rusenyi tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2000, icyo kibazo nakibagejejeho banyakuwa perezida wa repubulika. Umwanzuro wahafashwe mfite n'impapuro hano wahaye umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge n'umuyobozi w'akarere mu cyahoze ari Rusenyi ngo bazafatikanye bandangirize ikibazo. Inyandiko bampaye ngo nshyire umuyobozi w'i Kigali ndayifite irahanga. Mwafashe umwanzuro muvuga ngo nibasanga inzu ari yanjye ngo nyihabwe. Iyo nzu ni yanjye nayubakanye n'umugabo wanjye Semunyana. Uwo mugabo tuburana iyo nzu avuka muri uyu murenge turimo, hari n'abaturage ba hano bamuzi rwose, yitwa Nsengiyumva Daniel mwene ntabwo. Avuka muri uyu murenge, nkaba mvuka muri Nyamasheke hariya. Iyo nzu yanjye imaze mu imyaka 18. Ibi bintu ubonye inzego zose z'ubuyobozi, uwo mu minisitiri w'umucamanza mperutse kumwandikira ibarwa uwo nguwo muri kumwe, ntabwo ndabona igisubizo. Inzego zose nazinyuzemo kuri perezidansi aho ngeze hose ukubonye bamfashe hano niko mparamfatwa. Ninjye uheruka gufatirwa i Nyamasheke, aba bapolisi barangota baranshuka bampangwa amanomero ya telefone yabo, ngaha aho banyandikiye n'amazina yabo ariho n'ukuri ntabwo mbeshya bagahora bandindagiza. Uretse gato abapolisi bari hano n'induzi iki kibazo baworoheje ninde we nani iyo kesi abantu banyu bayizi ni bana nta bayobozi bayizi hano ariko abayobozi bari hano umuntu waba yizi niba batari mu bayobozi hano umuturage wabuze iyi kesi ninde wagira icyo yitubwira. Nta muntu hano uzi icyo turaguha ababigufasha kubikurikirana. Hari ijambo navuga mu bantu bakimenya. Ntuye muri Nyamasheke, umesha uburenganzira ku mugabo Kamari, nuza gusura mu karere kacu ka Nyamasheke nzahabwa ijambo. Mfite abaturage benshi cyane bazi icyo kibazo cyanjye. Ibyo twabirenze turi mu nzira yo kubigukemurira. Mwakoze nuko nuko. Ngira ngo ariko muri gakeya bamaze kumfata mu gitondo cyaho ubwo heruka muri Nyamasheke ntacyo biri butwongereho yaje kunyaka inomero za amakuru yose. Ufate ibyangombwa by'uwo mudamu hanyuma ndashaka wowe na minisitiri kaboneka icyo kibazo muzakirebe neza mu gifatira umwanzuro. nkaba mfite ikibazo cy'amafaranga twambuye na bagenzi banjye ku rwibutso rwa Bisesero mu mwaka w'2012 kugeza uyu munsi amafaranga twatarabona kandi twatayakeneye ngo twiteze imbere. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Mwambuwe nande? Twambuwe na rwiyemezamirimo witwa Sipiriye, ariko igihe yamburwaga imirimo ubuyobozi bw'akarere n'ingabo na polisi batwemereye yuko bazadufasha kubona ayo mafaranga. Hashize imyaka yose nta kintu tubonye. Hashize imyaka ingahe? 4. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, kuko iki kibazo cy'uyu mugabo Yohani yakingejejeho ndakurikirana sanga umugabo Sipiriye yarahunze kuko polisi iri kumuri kugikurikirana. Yahunze atwaye amafaranga y'abaturage agera kuri miliyoni 6 n'andarengaho. Isoko bari barihawe na CNRG ari we wavuguraga urwibutso rwa Bisesero. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Hanyuma se
reka bazabakurikiranira barebe serenije bakorane nabo bashakisha amafaranga azabakurikiranirwa iruhande. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Mukwiye gushaka igisubizo cy'abantu. Asante. Bafashe isambu yanjye, ikibazo mbaza kiri hariya muri Rwankuba, hari isambu twari tuhafite, baragenda babibakiramo abatishoboye, twajya kubaza bakavuga ngo akarere niko kazatwishyura. Ubwo twahize ryari bahubatse mu 2008. Reka meya iki ugikurikirane none kugeza ubu ntangurane. Abayobozi ntabwo bari bakize, bagiye kujya gukurikiranira. Bagiye kugikurikirana. Abanyarwanda twese muze